turabasuje kandi tubahaye ikaze. YouTube channel ni Rwanda Real Estate, amazina ni Turatimana Idi, musanzwe mubimenyereye. Uyu munsi rero turi Kibagabaga, tugiye kubereka inzu iri kugurishwa ku giciro cya miliyoni 220 y'amafaranga y'u Rwanda. Mbaza ngo iyo nzu ifite ibyumba bingahe? Ifite ibyumba 4, toilette enye ndetse na office ifite toilette yayo. Ni ukuvuga ngo ibyumba ni 4, toilette 5 ndetse n'ako ka office. Inzu nziza cyane ngiye kubatembereza nitonze kugira ngo mbashe kureba ubwiza bwayo. Reka dukomezanye n'abatindiye murebe ubwiza bw'inzu. Tukiri hano rero muri parikingi, urabona ko ifite parikingi y'imodoka 3 zaparitse neza, ngira ngo muri kugenda mureba uburyo waziparikamo neza cyane. Ndebera izi design bagiye bakora, urabona ko ari za design nziza cyane zituma inzu irushaho kuba nziza cyane. Ndebera utwo turabyo bagiye bashyiraho amabuye meza ndetse na jardin yayo, ngira ngo mukugenda mubireba. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 220, nta gihendo kirimo. Iri ahantu heza cyane kuri kaburimbo muri Kibagabaga. Reka tuzamukane hejuru tugende tubereka ndetse na rooftop, kuko burya inzu uyihera hanze ukagenda ureba ubwiza bwayo, ukagenda hanyuma imbere turaza kuhajya gake gake twitonze. Reka tuzamukane kuri rooftop. Twazamutse rero kuri ya rooftop nziza cyane ituma iyi nzu ubasha kureba view nziza ya Kibagabaga. Genda ubanyerekera buri kantu ku kandi. Ukigera aha ngaha uhita uhura n'aya mabuye aconze neza, amabuye akwereka uburyo inzu ikomeye. Ni inzu nziza cyane. Rooftop murabona ko ari ngari, ni ya rooftop nziza cyane yabasha kwakira abantu benshi cyane. Ni inzu nziza pe kuri kaburimbo muri Kibagabaga. Reka dukomezanye no mu nzu tugende tubereka ubwiza bwayo. Tukiri hano uhita ureba aka gaterase keza kari aha ngaha, urabona ko ari agaterase bakoze neza bitonze. Plafond gypsum, amatara meza cyane. Iyi nzu ni nziza kuri miliyoni 220. Hari n'amataje iruta rwose kandi byose binganya agaciro. Ndebera aya mabuye bagiye bashyiraho, ni amabuye afite design nziza cyane. Ibirahure, cameraman igenda banyerekera uburyo ibirahure bimeze. Ni ahantu heza cyane rwose hafite umucyo uhagije. Reka twinjirane mu nzu tugende tubereka uburyo ibintu byose bimeze. Nuvuga ngo ukiri aha ngaha uduhura cameraman igenda banyerekera uyu muryango uri sliding, ni umuryango mwiza cyane utuma ubasha kwerekana iyi nzu neza cyane. Twageze muri ya salon nini cyane, salon ikoranye TV stand, urabona ko ari ibintu byiza cyane, amatara meza ndetse na plafond ya gypsum, urabona ko ari ibintu byiza cyane. Ni ukuvuga ngo iyi nzu kuri miliyoni 220, iyi nzu ni nziza cyane pe. Ikagira salle à manger nziza, ngira ngo muri kugenda mureba uburyo bimeze. Salle à manger ifite utu tuntu cameraman igenda banyerekera uburyo ahantu wakarabira uri ugiye gufungura, ngira ngo muri kugenda muyibona. Salle à manger nziza cyane. Hanyuma tugahita tujya hehe muri iki gikoni cyacu. Ni inzu nziza pe, mugende munkurikira gake gake mugende mubasha kureba ubwiza bw'iyi nzu. Muri Kibagabaga rwose barubaka pe. Hanyuma ndebera iki gikoni bagiye bakora. Iyi nzu ni nziza pe, ndayigutuye. Ndebera uyu mwanya wa frigo, undebere n'uyu mwanya wa gas cooker, urabona ko ari ibintu byiza cyane rwose bagiye bakora neza cyane. Hanyuma ikagira ahantu heza cyane, ikagira imiryango myiza. Cameraman isa n'uwakopezaho gato kuri iyi miryango bagiye bakora, ngira ngo ni ibintu rwose byiza cyane. Ni imiryango myiza ya muvura bagiye bakoresha. Reka dukomezanye no mu bindi byumba. Mu gutangira iyi video yacu nababwiye ko ari ibyumba 4, toilette enye ndetse na office. Reka duhere muri office mbere yuko tujya muri bya byumba byacu 4 bisigaye. Office nziza pe, urabona ko ifite na toilette yayo, ibintu rwose byiza cyane. Iyi nzu ifite ibyumba 4, toilette enye ndetse na office. Ubu duhereye rero muri office tugenda tubereka ubwiza bwayo. Hanyuma rero ni ukuvuga ngo tukiri hano, ahangaha niho urwinjiriro dusanga bya byumba 4. Urabona ko turinjiye dutya tugiye muri bya byumba 4. Ubu ahangaha mpagaze muri koridoro isavinga bya byumba 4. Urabona ko ari koridoro nini, baricaye ba designinga koridoro nini cyane
ibasha gusavinga ibyumba byose. Reka duhere mu cyumba cya mbere tugiye tubereka uburyo ibintu bimeze. Twinjiye mu cyumba cya mbere rero urabona ko ari cya cyumba cyiza kinini ndetse gifite n'akabati kacyo, amadirishya atuma urumuri rubasha kukugeraho wowe wibereye mw'iki cyumba. Hanyuma amapurize ngira ngo muri kugenda mubireba ko ifite amapurize meza cyane. Inzugi nababwiye ko ari za nzugi za muvura ngira ngo muri kugenda mubibona. Reka dukomezanye mw'iyi dushe murebe uburyo dushe nayo imeze. Ni dushe nziza ngira ngo kugenda mubireba byose. Tugisohoka muri cya cyumba cya mbere rero urabona ko duhita twinjira muri cya cyumba cya kabiri gifite nacyo garde-robe n'idirishya ryacu. Ntabwo bari kubiplasa neza rero kuko baracyabikora, ni ukuvuga ngo iki cyumba ntabwo ari ukukingana, barimo barayikora inzu, baracyari guplasa amagarde-robe neza cyane. Ntabwo ari aha rero yagakwiye kubiri, nuko inzu ikiri nshyashya. Ikagira na toilette yayo twanyerekera ko ifite toilette ndetse n'udushawa twiza ngira ngo kugenda mubireba. Reka dukomezanye mu cyumba cya gatatu. Tukiri aha ngaha twinjiye none muri cya cyumba cya gatatu. Nababwiye ko buri cyumba gifite toilette yacyo. Iyo mvuze ngo ni ibyumba 4 ndetse na toilette 4, buri cyumba kiba gifite toilette yacyo. Dore iki ni icyumba noneho cya gatatu, na hanyuma gifite nacyo toilette yacyo nk'uko mugenda mubireba. Ibintu byose nyina bibereka gake gake kugira ngo mubashe kureba ubwiza bw'iyi nzu. Hanyuma ikagira n'iri dirishya ryayo ngira ngo kugenda mubireba ko buri cyumba gifite toilette yacyo ndetse n'idirishya ryiza cyane. Plafond ni gypsum mu byumba byose. Mpagaze aha ngaha rero ninjiye muri cya cyumba noneho kinini twita ngo ni cyumba cy'ababyeyi. Twinjiye noneho mu cyumba cya master bedroom. Reka duhere noneho aho ugomba gutereka inkweto zawe. Hanyuma no mu cyumba no muri cyumba muri rusange gifite garde-robe yacyo. Aha ngaha niho watereka inkweto ndetse tureye muri toilette yayo. Duhere rero muri ya toilette yayo ya cya cyumba kinini. Urabona ko ifite toilette yisanzuye, ikagira amanavamo meza, ikagira ikirahure cyiza ndetse n'amashawa meza cyane. Urabona ko ari amakaro bagiye bashyiraho, ni amakaro meza cyane, ifite utuntu twiza ndetse n'akakanoza suku nk'uko no kugenda mukareba. Urabona ko ari ibintu byose byiza cyane. Twakomeje noneho muri cya cyumba kinini tugenda tubereka uburyo kingana. Twakigezemo rero dore ngiki icyumba kinini gifite garde-robe nziza cyane ndetse plafond gypsum n'umuryango. Cameraman igenda banyerekera ko ifite n'umuryango wo gusohokeramo ugiye hanze. Ni ukuvuga ngo ni wa muryango usohoka ugiye kuri agaterase ka chambre principale. Urabona ko ari ibintu byiza. Cameraman ihagarara hariya ubanyerekere. Ni ukuvuga ngo ka gaterase gafite amatara meza ndetse n'amakoro bagiye bashyiraho. Urabona ko ari ibintu bimeze byiza cyane ndetse aka prise keza cyane. Reka dukomezanye noneho tubereke ko ifite n'amazu y'ubucuruzi. Twibagiwe kubibabwira ko iyi nzu hanze ku muhanda hari amazu y'ubucuruzi nawe wabyaza umusaruro. Reka dukomezanye tubereke no mu gikari, byose tugende tubibereka uburyo ibintu bimeze. Ahaha, twageze noneho muri cya gikari cyacu. Murabona ko ari igikari mubona ko gisakaye hejuru. Mbaza ngo hariya hejuru hameze hati. Ni ukuvuga ngo uno mu bosi cyangwa se nyiri iyi nzu yafashe inzu arahasakara. Ni ukuvuga ngo ahamenera dale. Urabona ko ari dale yagiye amena kugira ngo hejuru bazashyireho amazu y'ubucuruzi nk'uko nari maze kubibabwira. Turaza gukomezanya hanze tuze kubereka uburyo yahateguye. Ni ukuvuga ngo ni inkingi yakoze ndetse akora dale aramenera kugira ngo bazahite bakomeza bazamure amazu y'ubucuruzi. Reka dukomezanye tubereke. Hanyuma rero iki ni cya gikoni cyo hanze ndi kugenda mbereka. Urabona ko ari igikoni cyiza, cya gikoni cy'amabuye. Murabona ko ari ibintu byiza cyane rwose, baricaye baradesigninga neza cyane. Hanyuma ikagira amazu y'abakozi. Ngira ngo cameraman nagenda banyerekera uburyo ibintu bimeze. Ni inzu nziza pe. Hanyuma iyi ni inzu ya mbere y'umukozi. Cameraman igenda banyerekera inzu ya mbere y'umukozi ndetse ikagira n'iya kabiri, genda banyerekera uburyo ibintu bimeze cyane. Hanyuma ikagira toilette ya siège. Ngira ngo ngiye kugenda mubibona. Ni amazu yo hanze. Iki gikari ni kinini cyane gifite, cameraman banyerekere ko hejuru bagomba kumenera amazu
Nshuti bakunzi bacu rero mwe musoje mwe dusozanyije kureba iyi video y'iyi nzu igurishwa ya Kibagabaga iri ku giciro cya $220,000 nkuko nababwiye haruguru muri video, ikagira ibyumba 4 ndetse na toilette enye, office n'ahantu bazashyira amazu y'ubucuruzi nyirago mwayibonye byose mwagiye mubibona, ndetse na rooftop nziza na jardin mwagiye mubibona. Hanyuma rero mwibuke gukora subscribe, like, share na comment kugira ngo mujye mubasha kureba updates zigezweho. Murakoze, murakagira Imana n'amafaranga.